Shalom kuri wowe tubana hano ku isengesho ribohora official. Karibu cyane nanone umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana ndetse n'umwanya mwiza wo gusenga. Uwiteka aguha umugisha wowe wakoze subscribe cyangwa se sabone. Uwiteka aguha umugisha nawe baye ari ubwa mbere uje hano, nawe tugwaye ikaze. Imana iguha umugisha nawe, Uwiteka kugirire neza. Tuje mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana no mu mwanya wo gusenga, ariko reka tubanze turarika umwuka wera kugira ngo atuyobore mu byo tugiye gukora byose, kuko ijambo rivuga yuko abayoborwa n'umwuka w'Imana ari bo bana b'Imana, kandi ijambo rikavuga yuko tutari n'abacu ngo twigenge. Ni ngombwa ko duhamagara umwuka wera akatugenga, akatuyobora mu byo ijambo ry'uno munsi no mu isengesho byose akabituyoboramo. Data, mu izina rya Yesu Kristo, izina twagukirizwamo, izina tubohokeramo, izina tuboneramo ubuzima, izina tuboneramo amahoro, ryo zina rya Yesu Kristo riganje mu mwuka kandi rifite ubutware n'ubushobozi burenze ubundi bushobozi n'ubutware bwo mu isi ndetse n'ubwo kuzimu. Yesu Kristo, turaguhamagaye, ngwino wambare imitima yacu, ngwino wambare akanwa kacu ubugingo, njyewe imbere unyambare mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ni umwanya mwiza w'ijambo ryawe, ni umwanya mwiza wo gusenga. Ntabwo twabasha gusenga nk'uko bikwiye, nta nubwo twabasha kuvuga ijambo ahubwo utari wowe utuvugiyemo twavuga amagambo, ariko duhamagaye umwuka wera Yesu Kristo kugira ngo waduhaye nk'umufasha avuge muri nge, avuga ijambo ry'Imana, ijambo rizima, ijambo rihishura ibihishwe, kandi ijambo ribasha gukora ibikomeye ku buzima bw'abaryumva. Zina rya Yesu Kristo mpamagaye ubwami bw'Imana kururuka mu kirere cyanjye no kukigarurira. Kwa jina Yesu, buri mwuka wose washaka ikirere cyanjye kugikontorora, ari umwuka mubi kuzima, ari umwuka mubi wa kirozi, ari umwuka mubi wa Satani, ndawusenya, ndawirukana mu kirere cyanjye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Mu kirere cyanjye ndaritse ubwami bw'Imana kuza no kumanuka aho ndi naho nicaye, zina rya Yesu Kristo, kugira ngo dukorere mu kirere cy'ubumana. Zina rya Yesu Kristo ngaho cyana mu mwuka kugira ngo nkorere mu kirere cyawe Imana ihoraho. Zina rya Yesu Kristo nsengeye uje hano wese ku gicaniro mukiza n'umucunguzi uri kumva ijambo ryawe hano hantu, mwami uje kugira ngo tubane nawe mu ijambo, tubane nawe mu ijambo, uje kugira ngo tubane nawe Yesu Kristo mu gusenga. Ndamusengeye kugira ngo mwami umukure mu kirere kibi cy'abadayimoni n'imbaraga zamukontororeramo, umwinjize mu kirere cyawe Mana ihoraho, Mana isumba byose, aho yumva ijambo ryawe akarisobanukirwa kabiri, kandi mu izina rya Yesu Kristo yatangira gusenga akayoborwa n'imbaraga z'umwuka we. Ngaho ngwino ubane natwe umwanya wose tugiye kumara ahangaha, aba ari wowe muri nge, katika jina la Yesu Kristo zetu vugana n'abaje kuri iki gicaniro, katika jina la Yesu, kandi abari nawe mu izina rya Yesu, ufungura amatwi y'abaje kugira ngo bashe kumva no gusobanukirwa mu gusenga, bayoborwa n'umwuka wawe n'imbaraga za mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, duheruka kuvuga ku birego twabonye ku isi y'umwijima nayo ubwayo, ukubona isi bifite imibiri hano mu isi bisanzwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Kugira ngo ufatwe ushyirwe muri gereza, hari ibyo ubushinjwa, hari ibyo uburegwa muri iyi si ya none. Kugira ngo ujyanwe muri gereza mu bihugu bikurikiza amategeko biba bifite, nuko hari ibyo ubushinjwa, none ibyo ngibyo ubushinjwa bikorerwaho iperereza, basanga ari byo bakagufata, ugashyirwa muri gereza, ukazakurwa muri gereza, ujyanwa mu nkiko noneho zo kwiregura ibyo uburegwa. Nyuma yo kuregwa no kwiregura y'ibyaha biguhamye, urafatwa ugafungwa. Noneho hano mu isi hari ibihugu bimwe na bimwe bigira igihano cy'urupfu, bikaba ngombwa ko ukatirwa igihano cy'urupfu.
hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda igihano gikomeye ni igihano cya burundu, gukatirwa burundu imyaka ubushigaje yose ku isi ukayibaho uri mu munyururu cyangwa se uri muri gereza, temerewe guhura n'abantu bawe. Uko niko bigenda no mu isi y'umwuka. Mu isi y'umwuka kugira ngo ufatwe ntabwo ari iby'aka kanya gusa, ni ukuvuga ngo ubwami bw'umwijima nabwo bugira amategeko yabwo. Mu isi y'umwuka ubwami bwa Satani bugira amategeko yabwo bugenderaho. Mu isi y'abarozi bagira amategeko bagenderaho. Kugira ngo wowe umurozi akwatake, mu isi yabo y'umwuka abarozi baraterana, bamara guterana hakabaho ibirego ushakishwaho. Bya birego ushakishwaho bakabikurega. Iyo bigufashe rero nibwo bagutera ibikombora mu isi yabo. Kandi iyo tuvuga ibikombora mu isi ya kirozi, bashobora kugutera igikombora cy'ikigini kikaza kikakwahuranya. Niho ujya kumva ngo umuntu akubiswe n'impanuka arapfuye. Niho ujya kumva ngo umuntu inkuba iramukubise. Niho uzajya kumva ziriya nkuba zose mwumva ntabwo ari inkuba zisanzwe, ziriya ni inkuba za kirozi. Ni ahantu umurozi ahamagara, azamura amashitani. Noneho akazamura amashitani mu isi y'umwuka, mu kirere cy'isi y'abarozi cyangwa mu kirere cy'umwijima. Amashitani agahita abanguka ari mu ishusho y'inkuba, agakubita umuntu akamwanura. Mu bijyanye n'impanuka, ubwo ari igikombora cy'impanuka, uba uri nko mu modoka ariko mu isi ya kirozi bamaze kugusetinga mu cyo twita radari zabo. Bagira radari bareberamo abantu. Uworoshye w'umurozi we akagira indorerwamo, icyo twakwita indorerwamo za kirozi, bareberamo abantu. Aho waba uri hose mu isi y'umwuka bakaba bakubona. Iyo uriho ikirego, bohereza nk'idayimoni ikava ikuzimu cyangwa se marayika w'ikuzimu akazamuka akagenda. Niba wari urimo uragenda n'amaguru, uwo mwuka uba ukuzamura, uraza ukakwahuranya, ugasa nkaho winjiye mu ntekerezo zawe cyangwa mu bwenge bwawe. Ushobora kugusa nkaho gutwaye ubwenge, ukisanga mukurambutse mu kwambuka imodoka igahita ikwanura. Abantu bakavuga bati diregiteri runaka akoze impanuka, ariko mu isi ya kirozi ari umurozi ugutwaye. Abandi cyangwa se akaba waba uri imodoka umushoferi ari gutwara. Kuko mu isi ya kirozi iyo wamaze gukatirwa, wamaze ikirego cyagaragaye ugakatirwa urwo gupfa. Aho uri hose ushobora kuri nko mu modoka y'abantu benshi cyangwa uri mu ndege. Indege igatezwa ikibazo ari wowe uhigwa n'abandi bakabigenderamo. Imodoka irimo abagenzi bagera muri 100 ikaba yatezwa ikibazo hahigwa umuntu umwe, gasanga n'abandi babigendeyemo. So mu mwuka rero ibirego ni ibintu bikomeye bishakishwa. Ntabwo mu mwuka bashobora gukora gutyo nta birego, kandi nabo ubwabo bagomba kubahiriza amategeko yabo bagenga. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo umva iri jambo ry'Imana ukuntu rivuga ubwacu mu Batesalonike ba kabiri. Abatesalonike ba kabiri igice cya 5 n'umurongo wa 23. Abatesalonike ba kabiri igice cya 5. Abatesalonike ba kabiri igice cya 5. Tuharebe neza, Abatesalonike ba kabiri niba atari aba mbere. Turabisoma neza buriya nitumara kuhagera.
yes, Abatesalonike n'aba mbere igice cya 5 n'umurongo wa 23 handitswe ngo Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami Yesu Kristo azaza. Ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Bene data mudusabire, reka tugarukira aho ngaho. Wumvise hano ijambo ry'Imana riravuga kwezwa ku bintu bitatu. Riravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu, wowe uri kunyumva n'umwuka wawe. Imana ishaka ko wowe n'umwuka wawe wezwa. Kabiri, gashaka ko ubugingo nabwo bwezwa. Gatatu, gashaka ko n'umubiri wawe nawe urindwa ukezwa ngo utazabaho umugayo ubwo umwami Yesu Kristo azaza. Yego, hari ukwirinda kugira ngo utazabaho umugayo ubwo umwami Yesu azaza. Urasabwa kwezwa kuko mu isi yo mu kindi gice na mbere yuko Yesu aza ukiri hano muri ubugingo, imbaraga z'abaruzi zikubona kenshi na kenshi iyo wacumuye, iyo wakoze icyaha. Kuko zo ziba zigukurikirana zikugenza, zikurya isataburenge umunsi ku wundi. Bigusaba kugira ngo uharanire kuba mu buzima bwejejwe. Reka nkwereke urebe kugira ngo Yesu kugira ngo afatwe, hari abamukurikiranaga mu buzima bwa buri munsi bamugenza. Niba Kristo ari Yesu Kristo baramukurikiranaga mu buzima bwa buri munsi, wowe urinde utakurikiranwa mu buzima bwa buri munsi. Bigusaba kuba maso. Umva iri jambo hano dusome gato ku bijyanye na Yesu. Aruka igice cya 6 umurongo wa 7 dusoma aho ngaho ngo abanditsi n'abafarisayo bagenza Yesu ngo barebe uko amukiza ku isabato, babone uko bamurega. Uyu ni Yesu Kristo. Urumva ko Yesu yari afite ingenza zimugenza. Izamugenzaga zabaga zigamije kugira ngo zirebe ibyo yakora binyuranyije n'amategeko yabo, noneho bamurege. Ariko muri uko kumurega icyo bagamije no kugira gute? No kugira ngo bamwicishe. Nta kindi babaga. Ibyo birego bashakaga ibirego byo kugira gute? Bashakaga ibirego byo kuba bamufatisha bakamwica. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, uyu Yesu mukiza kugira ngo agenzwe, kugira ngo afatwe, nawe ntabwo bapfuye gufata gutyo gusa. Byari ngombwa ko ashakishwaho ibirego. Ndahishura ukuntu isi y'umwuka mu ruhande rw'abadayimoni no mu ruhande rw'abaruzi, kugira ngo bagufate, kugira ngo babone neza uko bagufata bien, ngo bagushyire mu nzu zabo z'imbohe z'ibibazo bidacika bidashira. Ni ngombwa ko bakugenza, ushyibwaho ingenza mu buryo bwa kirosi. Wajya ugenda utibwira ngo umurozi azagukurikirana gutyo umubone uruhande rwawe, ubone umuntu kugenda uruhande. Oya, baba bafite icyitwa indererwamo cyangwa se za radari, ku buryo ushobora kuba uryamye mu isi yabo bakabona kuryamye, ku buryo ushobora kuva aho uri werekeza ahandi hantu, ugiye ku iduka, ugiye gucuruza. Mu isi y'umwuka bakureba ku buryo ushobora kuva mu rugo rwawe, cyangwa se niba uri umukobwa, umusore ashobora kuza kugutereta babireba, ku buryo bashobora kugutumaho n'intumwa mu buryo bw'umubiri, ugahuzwa n'undi muntu wabo, bazi yuko muri buganire n'uwo muntu ari umuntu uri muri kote yabo, biteguye kuvuga ngo reka turebe ko agwa asambana n'uyu muntu wabo, ngo bahite bakwahuranya cyangwa bahite bagira ibyo bakora ku buzima bwawe. Mu isi y'umwuka rero abantu kunda, ubwo ndi kuvuga ku bantu basenga,
sindi kuvuga kuri babandi b'abapagani, ndavuga umuntu usenga wumvira Imana, ubaha Imana, utari muri kote ya Satani. Utari muri kote ya Satani niwo ndi kuvuga. Ukuntu ushobora gusudikirwa mu isi y'umwuka, bashobora kugukorera, yani bashobora kuza bakakumushyiraho maka ku mubiri wawe cyangwa se ibimenyetso. Bashobora kugutwara igicucu, kenshi na kenshi igicucu kugira ngo bagitware, kugira ngo igihe cyose aho uri bakubone, bazakurasaga. Ushobora kurasagwa nijoro usinziriye ukarasagwa nijoro ushyizweyo usinziriye. Noneho turaso bajyanye, ukabyuka ugasanga uri nkaho ufite iki, ugasanga bagusharuye, ukagira ngo hari nk'inzembe zagusharuye, nk'umuntu wagusharuye. Noneho sasa ya maraso baragenda bakayakora, bakagira ibintu bayavanga nabyo. Noneho mu mwuka wabo bagakora icyitwa indorerwamo, ku buryo ahantu uri hose, aho uzajya uri hose, baba bagukontorora, bakureba, bagatangira kugena ibyo. Nuvuga ngo niba hari ibyo batangiye kurwanya intego zawe, batangiye kurwanya imigambi yawe, uzajya kwisanga n'ujya gukora ikintu ubone kiranze. Niba hari ikintu warwaniraga abona ugiye kukigeraho, ubone havutse ikibazo, bya bintu bise biferinga, kandi wabonaga wari ugiye kukigeraho, ujye umenya ngo hano ndakurikiranwa. Mu isi y'umwuka haba hari ingenza. Imana igukureho izo ngenza mu izina rya Yesu Kristo. Ariko rimwe na rimwe, kenshi na kenshi, nk'uko dusomye hano Yesu ukuntu byari byamugendekeye, bamugenzaga kugira ngo babone ibyo bamurega. Igihe cyose umva rino jambo nanone, Luka 20:26 handitse ngo muri ayo magambo ashubije imbere y'abantu ntibashobora kubona ijambo na rimwe ryatuma bamurega, batangarira ibyo abashubije, baraceceka. Luka 20:26 niho twasomaga. Ahangaha ubyibuke, duhere ku murongo wa 24 cyangwa se wa 21. Baraje ngo baramubaza ngo mwigisha, tuzi yuko uvuga neza kandi ukigisha ibitunganye, ntiwite ku cyubahiro cy'abantu, ahubwo wigisha inzira y'Imana by'ukuri. Mbese amategeko yemera ko duha Kayisari umusoro cyangwa ntiyemera? Ariko amenya uburiganya bwabo arababwira ati, nimunyereke idanariyo. Ati ishusho n'izina biyiriho ni ibyande? Baramusubiza bati ni ibya Kayisari. Arababwira ati nuko rero ibya Kayisari mu bihe Kayisari, iby'Imana mu bihe Imana. Ngo muri ayo magambo ashubirije imbere y'abantu ntibashobora kubona ijambo na rimwe ryatuma bamurega, batangarira ibyo abashubije, baraceceka. Urumva ko no mu byo uvuga hashobora kubonekamo ibirego. Hano Yesu Kristo bari biteguye kumutegera mu byo ari buze kuvuga, icyo asubiza. Bamubajije ibingibi kugira ngo bumve icyo asubiza. Icyo asubiza kize kuvamo ikirego, ikirego kimujyanisha mu kumufata, akaba yanajyanwa kwicwa. Itondere ibyo uvuga muri cya gihe uvuga, mu magambo uvuga wivugaho, wowe wiyaturaho, yavamo ikirego. Cya gihe uvuga ati iyo iba nakwipfiraga, haba habonetse ikirego cyo kuvuga ngo yashatse gupfa, tumwice. Mu isi ya kiza avuga ati yes, nawe arabishaka, ubwo yifuje gupfa, tumwice, tumwibe. Niba uvuze ati ubukene bumereye nabi, bahita babona ikirego bakavuga ati okay sawa, we yivugiye ko reka tubukaze bumumerere nabi. Niba wageze ahantu wiheba gacika intege, aho bahita babona ikirego bakavuga ati noneho yacitse intege, yatentebutse. Icyo hakavuka icyitwa ikirego cy'uko watentebutse, wacitse intege, aho bakaba bagufatisha. Niyo mpamvu utagomba gucika intege mu izina rya Yesu, kuko nabo ubwabo mu isi yabo kirazira gucika intege.
rero ibirego ni ibintu bikomeye mu isi y'umwuka bikora, nicyo twashatse kugaragaza. Ijambo rero ryatangiye rikubwira ngo wezwe wowe ubwawe n'umwuka wawe, ubugingo n'umubiri, kugira ngo bitabonekaho umugayo. Urumva Yesu nubwo we yari yejejwe, ariko hari igihe cyageze babona ibirego kuri we. Ibirego biraboneka kuri we cyane rwose, ntabwo higeze habura ibirego kuri Yesu. Reka dusome Matayo 26:5-9 kugira ngo byumve neza. Ngo maze Matayo 26:59 handitse ngo maze abatambyi bakuru n'abanyarukiko bose bashaka Yesu ho ibirego by'ibinyoma ngo babone uko bamwica. Wabyumvise? Ngo maze abatambyi bakuru n'abanyarukiko bose bashaka Yesu ho ibirego by'ibinyoma ngo babone uko bamwica. Iri jambo sinzi ni buryumvise. Ruba mu isi y'umwuka ushakishwaho ibirego. Abarozi bashobora gushaka n'ibirego by'ibinyoma byo guhimba, agahimbwa ibirego by'ibinyoma kugira ngo babone uko, ndavuga abarozi bakuru mu isi y'umwuka. Abarozi baraterana bakuru, spiriti zabo zikagira aho zihurira ku bicaniro. Za spiriti rero zigatangira gupanga, zikagushakaho ibirego by'ibinyoma. Noneho rero sasa, ariko ibyo birego by'ibinyoma hagamijwe ko babona uko bakwica. Imana itesha agaciro ibirego bikuriho mu izina rya Yesu. Wumvise ko bivuze ngo abatambyi bakuru, uyu ni Yesu, n'abanyarukiko bose bashaka Yesu no ibirego by'ibinyoma. Ntabwo uregwa ibyo uba wakoze gusa, hari n'iby'ibinyoma ushakishwaho gusa. Ijambo hano ku murongo wa 30 ravuga ngo barabibura. Noneho ntibabibuze, wumve noneho bamaze kubura ibirego barega Yesu. Ngo nubwo haje abagabo b'ibinyoma benshi, hanyuma haza babiri baravuga bati uyu yagize ngo yabasha gusenya urusengero rw'Imana akarwubaka mu minsi 3. Wumvise ukuntu byagenze? Habonetse bashatse abagabo benshi b'ibinyoma bagomba kumushinza, ariko muri abagabo benshi b'ibinyoma bagomba kumushinza hazamukamwo babiri bavuga ati twe rwose twebwe nta kindi tumurega. Tumvise avuga ngo azabasha gusenya urusengero rw'Imana arwubake mu minsi 3. Kumbe mu byo uvuga niyo waba uvuga ibyo kuri, nabyo ushobora kubishinzwa bigahinduka ikirego mu isi y'abadayimoni. Abandi baravuga ngo umutambyi mukuru arahaguruka aramubaza ati ntiwiregura na hato? Ntumvise ibyo bakureze? Yesu aricecekera. Umutambyi mukuru aramubwira ati nkurahije Imana ihoraho, tubwire niba wowe uri Kristo, umwana w'Imana. Yesu aramusubiza ati wakabimenya, kandi ndababwira yuko hanyuma muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana aje ku bicu byo mu ijuru. Murabyumva ko hari igihe Kristo tuzamubona akaza yicaye yicaye iburyo bw'Imana isumba byose, yicaye ku bicu. Ngo Yesu aramuzo sinzi niba mbivuze ko biri, reka nongere mbisubiremo neza. Ngo Yesu aramusubiza ati wakabimenye, kandi ndababwira yuko hanyuma muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana aje ku bicu byo mu ijuru. Urumva ko hari igihe tuzabona Yesu Kristo aje ku bicu byo mu ijuru. Ibi ntibirasohora ariko bizasohora. Yabibwiye uwo mutambyi muri icyo gihe haciyeho imyaka 2000 n'ibindi renga. Ni ukuvuga ngo ariko ibi byaramubwiye ntibirabaho, ariko bizabaho. Tuzabona Yesu aje ku bicu, ndetse ari na hafi. N'izi ntambara muri kubona iriya ya Iran na Israel, ni bimwe mu bimenyetso bitegura kuza kwa Yesu. Kuko Yesu ubwe yaravuze muri Matayo 24, nubwo atari cyo cyigisho ndimo, aravuga ngo bamubajije ibimenyetso bigaragaza kuza kwe, yaravuze ngo ishyanga rizatera irindi shyanga. Murabona Israel yateye Iran, Iran nayo irayitera. Uburusiya nabwo buratera iki? Buragenda butera Ukraine. Ibyo rero ni ibimenyetso ni nka kwa kundi nyine umugore mbere yuko abyara, umudamu iyo agiye kubyara habanza imigenzo, n'ibise
bigaragaza ko umwana ari hafi kuvuka. Nibi rero nibyo Yesu yavuze ngo muzabona ishyanga ritera irindi shyanga, ubwami buzatera ubundi bwami. Ubwo noneho sasa urimo urabibona nawe hariya. Biriya rero ni ibimenyetso byo kuza kwa Yesu kuri hafi, aho tuzamubona ahagaze ku bicu nk'uko hano abihamya. Noneho rero sasa wumvise yuko ubwo tugarutse mu cyigisho cyacu cy'uno munsi cy'ibirego, urumva ko Yesu hano icyo bamushinjije bashatse ikirego mu byo yagiye avuga. Ba bagabo babiri b'ibinyoma bahita bashaka ibirego ngo haza abagabo babiri baravuga bati uyu yagize ngo yabasha gusenya urusengero rw'Imana akarwubaka mu minsi 3. Icyo cyahise gihinduka ikirego. Buri ibyo uvuga rero mu buzima bwawe bya munsi, nicyo nashaka kukumvisha ko ibyo uvuga mu isi y'umwuka birarekodingwa, bishobora guhinduka ikirego kijyanwa mu nkiko z'abadayimoni cyangwa mu nteko y'abarozi bakuru bakomeye, y'abatware bakomeye. Ujye uhora uzirikana ijambo rivuga ngo kuko tudakirana n'abafite umubiri n'amaraso. Urabyumva? Tudakirana ni ugukirana n'abafite umubiri n'amaraso. Ubwo ugasanga ni za roho, spiriti zitagira umubiri, zitagira amaraso. Kandi wowe ufite amaraso zo urasabwa kurwana nawe wadafite amaraso, wowe ufite umubiri. Noneho akavuga ngo dukirana n'abatware. Urumva rero abo ni abatware bimitswe mu buryo bwa Satani, ngo n'abategetsi bo mu isi y'umwuka sabagaragara, ngo n'abafite ubushobozi. Abo ni abahawe ubushobozi mu isi ya Satani cyangwa se mu isi y'umwijima, ngo n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Kabona ko hari n'ibindi biremwa bikorera akazi kabyo mu kirere, mu ijuru, ariko ritari ijuru ry'Imana. Paulo niwe wavuze ati nzi umuntu wazamutse akajya mu ijuru rya 3 akumva ibitumbwa. Bivuga ngo aho ni mu ijuru rya 2, ni rya juru rya 2 ry'abadayimoni bakoreramo. Akumva rero sasa ngo tugakirana n'imyuka y'ahantu he ho mu ijuru, ariko atari ijuru ry'Imana. Ijuru ry'Imana ni rya 3. Niryo Paulo yatubwiye ngo yageze ahantu njya mu ijuru rya 3 yumva ibintu bitabasha kuvugwa. Tugarutse rero no kuvuga ngo bya birego bijyanwa hagati yabo wumvise y'abadafite umubiri n'amaraso, bigajyanwa imbere y'abatware n'abategetsi n'abafite ubushobozi. Aho niho bijyanwa. Subire muri iri jambo kugira ngo ryumve neza. Na Abefeso igice cya 6 umurongo waho. Abefeso igice cya 6 umurongo waho wa 12, kugira ngo nkwereke ibirego aho bijyanwa. Nko kubona ibirego bya Yesu byajyanywe imbere y'abatambyi bakuru. Abatambyi bakuru nabo barabyimura bijyana mu butegetsi busanzwe. Wabyumvise? Babivanye abatambyi bakuru. Yesu yatangiye ashinzwa imbere y'abatambyi bakuru. Abatambyi bakuru nabo babijyana mu nkiko zisanzwe, babijyana kwa Pilato umutegetsi. Ndatekereza ko kano kanya ugiye gusobanukirwa ikiba kiri kujya imbere mu isi y'umwuka. Ndatekereza ko urimo urafashwa cyangwa urimo urajijuka. Hari ibintu urimo urasobanukirwa niba uri kunyumva neza, ukaba ufite amatwi yumva neza, atarimo ibiti cyangwa se atarazibye. Hatangira havuga ngo 12 ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware. Ubwo ntangiye nkwereka yuko aba badafite amaraso n'umubiri ntabwo ari abantu, ni spiriti, imyuka. Ni spiriti, imyuka mibi niyo itagira amaraso, itagira umubiri. Shaho imizimu, amagini, amadayimoni. None ngo ahubwo dukirana n'abatware. Hano hatangiye havuga ngo abatware. Aha rero urumva ko muri bya bindi tukirana nabyo hari abitwa abatware, bageze mu rwego rwo gutwara uturere, akagari, umudugudu, akarere, intara n'igihugu mu isi y'umwuka.
noneho sasa bya birego byawe rero bijyanwa mu batware, bikavanwa mu batware ngo ndetse bikagihabwa abitwa ngo abafite ubushobozi, bigashyirwa mu maboko bo Satani yahaye ubushobozi bwo kuzamura amagini, kuzamura amashitani, kuzamura guteza ibikombora mu isi ya kirose. Bigashyirwa mu ki ibyo bintu nyine bya birego bigahabwa ba bandi bahawe ubushobozi, aribo ngo bategeka iyi si y'umwijima. Wabyumvise ngo n'abategeka iyi si y'umwijima, babandi bategeka bahawe gutegeka n'abategetsi, nibo bafata ibyemezo mu mwuka. Muroza agafata ibyemezo mu mwuka, ariko n'umurozi wa undi wahawe gutegeka agafata ibyemezo mu isi y'iki, ariko narategekera mu isi y'umwijima. Afite ubushobozi butegeka umuzimu akawugukubitisha w'iwanyu, afite ubushobozi butegeka igini akarizamura akari kugongesha, afite ubushobozi bwo kuba yagukenesha, bwo kuba yakugira utabaye maso ngo usenge, ngo n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Igihe rero ibirego byashyizwe muri aba bantu, urugamba ku mwana w'umuntu, aho biba bisaba kugira ngo umuntu asenge cyane. Ibirego iyo bikuriho usabwa gusenga cyane, usabwa gusenga. Ndavuga wowe usenga Imana, ndavuga wowe njye nkunze kuvugana n'abantu ba ubutumwa nigisha. Munsi umwe nibwo Yesu yigisha atuma bigishwa babwe ngo ntimugira ahandi mujye ku Bayuda, uvuga ngo rero nanjye natumwe kuri mwebwe abasenga, natumwe kuri wowe usenga. Ndavugana nawe usenga. Ubutumwa Imana yampaye bugaruka ku bantu bitwa ko bakijijwe, ku bantu bitwa ko basenga, ku bantu bitwa ko bavuga Yesu. Ni abo nibo Imana intumaho, nibo yantumyeho, nibo ndi kuvugana nabo, nibo yantumyeho kugira ngo muhumuke mu izina rya Yesu, mumenye intambara murwaniza arizo. Aha rero sasa nizere yuko rero hari ikintu uri kumva, nizere ko hari ikintu uri kwakira. Urugamba rwawe rero iyo rwashyizwe, ruvuga ngo rwashyizwe mu bafite cyangwa se ibirego byawe uregwa, iyo byashyizwe mu maboko y'abadafite umubiri n'amaraso. Abadafite umubiri n'amaraso nabo babishyira mu maboko y'abafite iki, y'abatware. Bya birego bigakurwa mu maboko y'abatware bigashyirwa mu maboko y'abafite ubushobozi mu isi y'umwijima, ariyo mu isi ya kirozi. Noneho byamara gushyirwa mu maboko y'abafite ubushobozi mu isi ya kirozi, abafite ubushobozi nabo bakabishyira mu maboko y'abategeka b'iyi si y'umwijima. Ubwo abo ni abantu tabyibwe, ni abantu bari hano ku isi. Ko Satani iyo akora akazi ke hano ku isi bisaba kugira ngo agire umuntu mu isi wambaye umubiri ukamukorera. Noneho aba bategeka rero b'iyi si y'umwijima, iyo byamaze ko ushyirwa mu maboko yabo, urugamba rwa ruragukomerera. Aba nabo bashobora guhita babyohereza kuri ya myuka y'ahantu ho mu ijuru. Noneho sasa bivuga ngo rero uzakubitirwa mu kirere, wisange urimo no gukubitirwa ku butaka. Uzisanga intambara ikubana nyinshi. Ni hahandi uzasanga imiryango yaragutaye, abantu barakwanze, ubukene ni bwinshi, indwara nazo nuko, impande n'impande, nta mahoro, nta mutekano, nta wo gufasha ngo ugusengere, n'uwo kugusengera arakuvuma akakutongera, n'uwo akagusengeye ubwawe uvuga ngo ukamubura, wisanga uri wenyine. Urugamba rukubana urugamba. Niyo mpamvu ugomba gushakira, ugomba gusobanukirwa, ugasenga mu izina rya Yesu, ugasenga. Rero hari uburyo bwo guhagarika ibirego nk'ibi. Ntabwo birangira aho ngaho ngo tumve ko birangiye. Reka turebe mu ijambo ry'Imana, turebe mu ijambo ry'Imana ho gatoya. Hari amasengesho uba ugomba gusenga igihe uri muri izo ntambaro. Igihe ubona ibintu bimeze gutyo, uba ugomba gusenga ijambo, uba ugomba guhaguruka ugasenga, ariko ugasenga nawe uhagaze mu ijambo ry'Imana. Ari naryo tugiye gusengeramo hano mu kanya. Reka dusome Abaroma 8. Dusome Abaroma 8, duhere ku murongo wa 31. Hatangira havuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu mwisha wacu yabande. Njyewe ntangira ubundi ngaragaza ikibazo kuko kiteye, nkagaragaza n'igisubizo cyacu. Ubwo rero twabonaga imbaraga z'ibirego niko bitangwa n'ingaruka zabyo, ariko hano tugiye kureba
noneho sasa igisubizo cy'ibyo birego rero wowe ugomba kwibuka ko Imana iri mu ruhande rwawe. Noneho ukumva yuko ntiwite ku byo uri kubona n'ibyo amaso akwereka. Nyuma yo kumva ko Imana iri mu ruhande rwawe, bigusaba kutita kwa za ntambara urimo urarebesha amaso cyangwa urimo uracamo zako kanya, ahubwo ugatumbira Uwiteka mu buryo bw'umwuka, ukumva ko mu mwuka Uwiteka ari kumwe nawe bigomba gushira. Noneho ukizera muri iri jambo rivuga ngo mbese ubw'Imana itimanye umwana wayo kamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Ukizera ko byanga bikunda izo ntambara ugomba kuzisohokamo ukagera ku ntsinzi. Noneho rero sasa ugahagarara muri iri jambo rya muri uyu murongo wa 33. Imana itangira ivuga ijambo ritangira rivuga ngo ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari izitsindishiriza. Aha wishyira rero mu cyiciro shiri jambo kumva we ko watowe n'Imana, uri intore y'Imana. Noneho wamara kwizera kuri intore y'Imana, ukumva ko Imana ubwaye ari ikurega, niho icyo kirego utagicika cyangwa gutsinda. Noneho rero sasa ni Imana yo ikavuga ngo ese niyo yakurega kandi ari gutsindishiriza. Ibyo ntibishoboka. Ubwo ndavuga ku muntu wamaze guhishurirwa akabona, agahishurirwa akamenya ko mu isi y'umwuka hari ibirego. Wibuka kuri intore y'Imana kandi ko Imana itakurega, ibaye ikureze wowe watsindwa nayo, ariko ngo ntiyakurega kuko nigaruka ikagutsindishiriza. Noneho 3 na 4 bavuga ngo ninde uzaziciraho iteka, kuko mu isi ya kirozi urakatirwa pe, urakatirwa bakaguciraho iteka. Abasataniste cyangwa abaruzi bakaguciraho iteka, bavuga ati aha cyazageraho ntacyo azimarira, azapfa kenyutse, ntazubaka urugo, ntazashaka, ntazabyara pe, bakaguciraho iteka muri ubwo buryo. Aha ngaha rero uhagarara muri ijambo ukavuga ngo ninde uzaziciraho iteka. Kibaza ni Kristo Yesu kandi rero wazipfiriye. Ubundi Yesu ni wakagombye kugirira ubwoba igihe yaguciriyeho iteka, kuko iteka yaguciriye riba ari ryo, ntirikuka riba ari ryo. Noneho hano rero sasa ngo niwe wagucira iteka kandi yaragupfiriye, ndetse akaba yarazutse yicaye uburyo bw'Imana adusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa n'ibyago cyangwa n'ukurenganywa cyangwa n'inzara cyangwa n'ukwambara ubusa cyangwa n'ukuba mu kaga cyangwa n'inkota? Nk'uko ibyanditswe ngo twicwa buri munsi ukira bakudohora, twahanijwe n'intama z'imbago. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Ahangaha rero ukibuka yuko muri ibyo byose ufite intsinzi muri byose ucamo. Ntabwo ari agahinda kagutandukanya n'urukundo rwa Kristo, si ibyago, si amakuba, si biki. Ibyo ucishwamo byose nta na kimwe kigomba kugutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Kristo ntashobora kukwanga uri mu byago, ntashobora kukwanga uri mu bibazo, ntashobora kukwanga uri mu ntambara ngo agute. Umwana w'umuntu ushobora kuba mu bibazo byinshi, abantu bakakurambirwa bakabiguta rwose, ntugire ubufasha bw'umuntu ari wese. Umuntu ashobora kugufasha rimwe, akagufasha kabiri, igihe kikagira agacika intege, akakurambirwa, none akakureka mu bibazo byawe ukirwariza. Ariko Kristo ntajya kureka, ntabwo yakureka ngo wirwarize muri izo ntambara, ari kumwe nawe. Tujye rero gusenga duhagaze muri iki cyanditswe, dutesha agaciro ibirego byose byari bituriho. Nk'uko wumvise ngo ninde uzarega intore z'Imana, vuga uti Data mu izina rya Yesu Kristo, ndaje imbere y'amaso yawe, numvise ijambo ryawe, sobanukiwe yuko mu isi y'umwuka nta kibazo cyamfata, nta ntambara nakwisangamo, nta murozi wanyataka, Mwami w'abami Yesu Kristo, hatabanje gushaka ibirego. Kandi menye neza yuko mu mwuka haba ari ingenza zigenza umuntu, zigambiriye kugira ngo zimushakeho ibirego zimurega. Izina rya Yesu Kristo, buri ngenza zose zigenza ubugingo bwanjye mu buryo bw'umwuka, zishaka ibyo mvuga kugira ngo zimboneho ibirego, zinshakisha mu byo nkora mu buzima bwa munsi kugira ngo bashibone ibyo bandega. Mwami Yesu Kristo, ndi imbere yawe, manura amaraso yawe ayo wamennye ku musaraba, yuhagira ubugingo bwanjye, yuhagira umutima wanjye, yuhagire njye w'umwuka, yuhagire njye w'ubugingo, yuhagire njye w'umubiri. Urubanza rwindiho, ibyaha bindiho,
ibicumuro bindiho bisibwe byose mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Byaha nkorera mu mwuka, byaha nkorera mu bugingo, byaha nkorera mu mubiri, amaraso yawe Yesu Kristo abinyuhagireho. Ibyo Satani yandega mu izina rya Yesu binkurweho, mu izina rya Yesu binkurweho, mu izina rya Yesu bisibwe, mu izina rya Yesu bihanagurwe. Ibyo ndegwa mwami bihanagure, ibyo nshinzwa mwami bihanagure, ibyo niyiziho maraso yawe Yesu bihanagure, maraso yawe Yesu bisibe. Ibyo ncumurira mu mwuka wanjye wezwe, utunganywe, wezwe nawe, ubugingo bwanjye bwezwe nawe, izina rya Yesu Kristo, mu mubiri nezwe nawe, izina rya Yesu Kristo. Ibirego byose Satana ndega aka kanya mu izina rya Yesu, aka kanya mu izina rya Yesu bitagaciro. Jambo ryaravuze ngo ninde uzarega intore z'Imana? Ndi intore yawe Uwiteka Imana ikomeye. Niyo mpamvu usabye kugira ngo koko ndi intore yawe, ikirego cyose cya kirozi cyari kindiho mu isi y'abarozi, mu isi y'abangenza, mu isi y'abanyanga, mu isi y'abatanyifuriza ibyiza, mu isi y'abambambisha, mu isi y'abankenesha, mu isi y'abanteza amakrize, mu isi y'abanteza ibyago, mu isi y'abanteza amakuba, mu isi y'abandoga, mu isi y'abadashaka ko ntera imbere, mu isi y'abadashaka ko ngira icyo ngeraho, mu isi iyo badashaka kombaho neza Yesu Kristo, mu isi y'abadashaka kombaho neza mu buryo bw'umwuka, nyemerera ibirego byabo bite agaciro, kuko handitswe yuko nta warega intore yawe kandi ari wowe ugaruka ukansindishiriza. Ndagushimira ko unsindishirije mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimira ko unsindishirije mu izina rya Yesu Kristo. Abangenzaga bose mwami basubizwa inyuma, bakwira imishwaro mu izina rya Yesu Kristo. Marayika w'Uwiteka abateza ubuhumyi, bandi abaca amaguru katika jina la Yesu wapfuye akazuka. Abankurikiranaga bari bafite radari bandeberamo, radari zabo zikurwa mu izina rya Yesu Kristo, sumba amazina yose mu isi y'umwuka. Yesu Kristo, nyemerera buri kimenyetso cyose cyagaragara ku mubiri wanjye isi y'umwijima yankizeho, kugira ngo ijye ingenzurira muri ibyo bimenyetso. Maraso yawe asibe ibimenyetso byose byaba biri mu mubiri wanjye, byaba mu kaboko, byaba mu kuguru, byaba ku bibero, byaba ku nda, byaba mu mugongo, mu bitugu, mu mutwe, mu ruhu, ku ruhu rwanjye rwose. Amaraso yawe n'umwuka wera bisibanganye ibimenyetso byose byagaragara ku ruhu rwanjye bya kirozi, by'abadayimoni bashaka kungenzuriramo no kundeberamo. Izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Yesu Kristo, nyambara Satana mbure, abarozi bambure, abana umwijima bambure. Izina rya Yesu Kristo, nyambara kuzimimbure katika jina la Yesu. Nyambara kuzimimbure izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ambara isura yanjye kuzimimbure izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Yesu Kristo, ambara ubugingo bwanjye n'isi y'ubugingo kuzimu babure ubugingo bwanjye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ambara nje w'umwuka n'isi y'imyuka babura umwuka wo muri nge izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Mwisi ifite imibiri umwuka wera yambara umubiri wanjye nimwinshakishiriza mu mubiri bimbure izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Urakoze mwami, nizeye nashidikanya ko birego byose ibyo naregwaga byose, birego byo kundega ubwirasi, ukundega ibyo nkora n'ibyo ntakora, jambo rimbwiye ko ntawe uzaciraho iteka intore zawe, ntawanciraho iteka Yesu Kristo, kandi niwe wampfiriye, niwe wakagombye kunshiraho iteka Yesu Kristo, none niwe wampfiriye. Niyo mpamvu iteka ryose ryanashyiriweho nakatiwe n'abakonikone n'abarozi n'abana b'umwijima na Satani, rivangaho mu izina rya Yesu Kristo, rivangaho mu izina rya Yesu Kristo, rivangaho mu izina rya Yesu Kristo. Iryo nakatiwe, iteka nakatiwe
n'ikuzimu iteka nakatiwe n'imizimu n'amajini n'abantu bakorana n'ibyo biremwa abavuze yuko ntacyo nzageraho nkigezeho mu izina rya Yesu Kristo, abavuze yuko ntazasubizwa ndasubijwe mu izina rya Yesu Kristo, abavuze yuko nzahora ku cyizere cy'amasengesho ariko simbone ibisubizo by'amasengesho ndabavuguruje. Ponye ibisubizo by'amasengesho izina rya Yesu Kristo, ponye ibisubizo by'amasengesho izina rya Yesu Kristo. Ntabwo nzahora ku cyizere katika jina la Yesu, ahubwo mbonye igisubizo cy'ibyo nizeye izina rya Yesu Kristo. Ponye igisubizo cy'ibyo nizeye izina rya Yesu Kristo, ponye ibisubizo by'ibyo nizeye izina rya Yesu Kristo, ponye ibisubizo by'ibyo nizeye izina rya Yesu Kristo. Sinzahora ku cyizere kiraza amasinde, sinzahora ku cyizere kitagira icyo gifatisha izina rya Yesu Kristo. Naciriye ibyo nizeye kuva kera, ibyo nasengeye kera kwa jina la Yesu Kristo, ndabyakiriye mu izina rya Yesu Kristo, ndabyakiriye mu izina rya Yesu Kristo, ndabyakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Satani ukozwe n'isoni, handitswe yuko kurira kwararira umuntu bwaki impundu zikavuga izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo impundu ziravuze, ndatura ngo amarira arashize, ndatura ngo impundu ziravuze zo gutabarwa kwanjye, zo guhindurirwa ubuzima, zo guhindurirwa imibereho, zo guhindurirwa amateka izina rya Yesu Kristo. Siko bizahora kuba mutegereza bose, niko handitswe kwa jina la Yesu Kristo. Satani yibwiraga yuko ibyo wakoze bizakomeza kumera gutya, abaruzi mwibwiraga yuko ibyo mwakoze bizakomeza kumera gutya kwa jina. Birarangiye bishyizwe iherezo uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Siko bizahora kuba mutegereza hose katika jina so, bamutegereza bose ntibazakomeza kubabazwa, ntibazakomeza gutotezwa, ntibazakomeza gukena, ntibazakomeza gusonza, ntibazakomeza gusuzugurwa, ntibazakomeza gusuzugurwa wa jina la Yesu. Gisuzuguro cyari ndio kirarangiye, gisuzuguro cyari ndio kirarangiye mu izina rya Yesu Kristo, gisuzuguro cyari ndio kirarangiye mu izina rya Yesu Kristo. Indwara zari nzindio zirarangiye mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo zigomba gukomeza kuba ku buzima bwanjye izina rya Yesu Kristo. Ntabwo ngomba gukomeza guhera ku cyizere cyo gutabarwa, ndatabawe mu izina rya Yesu Kristo. Kuboko kw'Imana kuranyeretse, imbaraga z'Imana ziranyeretse. Urakoze mwami, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Uyu munsi nicomoye mu magereza y'abana b'umwijima, ayo nari ndimo ndayasenya, nyavuyemo izina rya Yesu Kristo. Mpanye umubiri wanjye muri gereza y'abazimu, y'abarozi, y'abadayimoni izina rya Yesu Kristo. Mpanye ubwenge bwanjye mu maboko y'uwari ubufite izina rya Yesu Kristo. Mpanye umutima wanjye mu maboko y'uwawugenzuraga izina rya Yesu Kristo. Mpanye ibirenge byanjye mu maboko y'uwari ubifite izina rya Yesu Kristo. Ibirenge byanjye mbikandagije ku rutare izina rya Yesu Kristo. Mpanye amaraso yanjye, mpanye ingingo zanjye, mpanye izina ryanjye, mpanye izina ryanjye mu maboko no mu kanwa ko warigenzaga mu izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka hereye kano kanya, ndatura ngo imirabyo n'inkura, ndatura ngo imirabyo n'inkura, ndatura ngo imirabyo n'inkuba n'amarayika y'isumba byose amanukane ubutware bukomeye, asenye mu isi ya cyoroze, aho umurozi wose yari yarankoreyeho imigenzo, aho umurozi yari yaramboheye, marayika asenye kwa jina la Yesu Kristo. Nanjye natuye yuko aho mpavuye ndahavuye izina rya Yesu Kristo, ndahavuye izina rya Yesu Kristo. Ninjiye mu masezerano yanjye izina rya Yesu Kristo, ninjiye mu cyo Uwiteka yamvuzeho izina rya Yesu Kristo. Ntawe kunyitambika imbere, ntawe kumbuza kwinjira mu cy'Imana yambuzeho nuru mu izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, ntawe uravuka, nta nuzabaho uzambuza kwinjira mu masezerano y'Imana yambuzeho, kuko handitswe yuko nta kibasha kurogoya imigambi y'Imana, kandi handitswe yuko mu bintu byose ndushishwaho kunesherezwa n'uwankunze. Natuye yuko nsinze, ninjiye mu masezerano, ndasubijwe, ndatabawe, mpaye umukire, mpaye umutunzi, ndashatse, ndabyaye izina rya Yesu Kristo. Ndagutse, mpaye mugari, ngiye mu ijuru izina rya Yesu Kristo.
mfite iherezo ryiza nkiri hano mu isi, mfite iherezo ryiza izina rya Yesu Kristo, mfite iherezo ryiza izina rya Yesu Kristo. Ubazarimbuka sindimo, ubwo Yesu Kristo azerekanwa ku bicu nzamusanganira izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka natinda kwerekanwa sinzapfa nkenyutse izina rya Yesu Kristo. Natinda kwerekanwa sinzicwa n'abaruzi izina rya Yesu Kristo. Sinzakeneshwa n'abaruzi izina rya Yesu Kristo. Watsinze urupfu n'ikuzimu. Urakoze Mwami kubikoze, nguhaye amashimwe, nguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen, 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 amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Wari utarakora subscribe, uhita uyikanda, wizerere muri iryo sengesho. Ugira ibihe byiza. Shalom, shalom.